Ni mu karere ka Nyanza aho hongeye kumvikana inkuru iteye ubwoba kandi ibabaje cyane nyuma y'uko umusore yishe umukecuru. Ni inkuru ibabaje abayumvise bitewe n'ubwo bwicanyi uyu musore yakoreye uyu mukecuru. Ese byaba byagenze gute? Baba bapfuye iki? Ese iyi nkuru y'incamugongo yaba yabereye hehe? Ese ubuyobozi bwo bwakoze iki nyuma yo kumva iyo nkuru ibabaje yasakaye muri ako karere kabo? Ese inzego z'umutekano zo zaba zatangaje iki cyangwa zakoreye iki uyu musore wagaragaye yica uyu mukecuru? Ibyo byose rero nibyo bikubiye mu makuru uyu munsi tugiye kubagezaho, ariko mbere na mbere reka mbanze suhuze umuntu wese uje hano ari ubwa mbere, mubwira ko agomba kujya munsi y'iyi nkuru arabona ijambo subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako agakandeho. Icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kubona amakuru meza kandi yizewe ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gushavuza abatuye muri kariya karere ka Nyanza nyuma y'uko umusore yishe umukecuru. Ese baba bapfuye iki? Ibyo rero byose nibyo tuje kubaramburira. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Nyanza aho hongeye kumvikana inkuru yateye ubwoba abaturage batuye muri ako karere ka Nyanza bitewe n'ubwicanyi bwagaragaye muri ako karere. Ibi rero byakozwe n'umusore wo muri ako karere ka Nyanza aho akekwaho kwica umukecuru ubwo bari bari mu kabari barimo gusangira kamanyinya, ariko ibyari ibyishimo byahise bihinduka amarira ku bari bari aho ngaho. Iyo nkuru rero ibabaje kandi iteye agahinda yabereye mu mudugudu wa Rugarama B mu kagari ka Runga mu murenge wa Rwabicuma muri ako karere ka Nyanza. Uyu wishwe n'uyu musore yitwaga Nyirahabimana Konsesa, wari uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko, aho bikekwa ko yakubiswe n'umusore inkoni yo mu bitugu, ageze iwe araremba bikomeye biza kumuviramo n'urupfu, ngo dore ko yapfuye mu gitondo cyo kuri wa 18 Kanama 2024, aho yari amaze icyumweru arwaye ariko yarabuze n'umujyana kwa muganga. Amakuru twamenye nuko inzego z'ubuyobozi muri kariya gace ngo zabicecetse kugeza nyakwigendera ashizemo umwuka, ngo zanga gutanga cyangwa zanga gufata uyu musore ukekwaho gukora ayo makosa. Umwe mu bayobozi bo muri kariya gace ariko utashatse ko amazina ye ajya mu itangazamakuru yavuze ko uyu nyakwigendera yari atuye mu mudugudu wa Ndago mu kagari ka Runga mu murenge wa Rwabicuma muri ako karere ka Nyanza, ngo gusa nta byinshi uyu muyobozi yigeze ashaka gutangaza byinshi kuri iyo nkuru ibabaje kandi iteye agahinda yagaragaye muri ako gace. Amakuru ahari nuko intandaro bwari ubusinzi hagati yabo, aho uriya musore yabwiye uyu nyakwigendera ko ari umurozi, baheraho bararwana rubura gica, birangira uyu musore yishe uwo mukecuru yashinjagaho ubwo burozi. Kugera ubwo twateguraga iyi nkuru uwo musore yari ataratabwa muri yombi, ngo arakidedembya nk'uko abaturage batuye muri ako gace barimo barabitangariza itangazamakuru. Abaturage kandi bo muri ako gace bavuze ko bababajwe n'uyu nyakwigendera wishe uyu mukecuru,
ngo ko nawe agomba gukatirwa urumukwiye ngo mu gihe azaba yahanywe n'iki cyaha bitewe n'ibyo nawe yakoreye nyakwigendera, ngo kuko umuco wo kwihanira ngo ubuyobozi ngo buhora bugira inama abaturage ngo bafitanye ikibazo bakagenda bakagikemura. Aka karere ka Nyanza ni kamwe mu gakunze kugaragaramo impfu za hato na hato bitewe n'inkuru z'ubwicanyi zikunze kuhagaragara. Abaturage bo muri ako gace batewe impungenge n'ubwo bwicanyi bukunze kugaragara muri ako karere kabo, ngo bahora basaba inkunga y'amasengesho ngo dore ko ngo aka karere ngo wagira ngo katewe na sekibi bitewe n'uko ahora humvikana inkuru z'ubwicanyi. Ubuyobozi kandi bugira inama abaturage kwirinda umuco wo kwihanira ngo kuko ubwabyo bigize icyaha. Mu gihe abantu batumvikanye ku kintu runaka nibegera ubuyobozi bubafashe kugikemura aho guhita bafata umwanzuro wo kwihanira. Inaha rero natwe dusoreje amakuru yacu. Niba nawe rero ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa igitekerezo ukadushimira aho twakoze neza ndetse n'aho twakoze nabi nawe ukabishyiramo kugira ngo ubutaha tuzabikosore, kuko tuba dushaka kubagezaho amakuru meza kandi aba yizewe hano kuri KN Radio. Reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.